umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali, umuntu ukigera mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere, hari byinshi ababona mu maso ye, byinshi ababona ari bishya, byinshi ababona bigenda mu buryo bushya cyane, kubera ko nk'umuntu uvuye mu ntara, uko byasa kose iterambere mu mujyi wa Kigali riba riruta aho abavuye. Rero hari ibyo abagomba kwitondera, hari ibyo abagomba kwirinda kugira ngo abe muri uyu mujyi wa Kigali neza kandi awube mu gihe kinini. Ujye wirinda umwanda nimba ugeze mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni umwe mu mijyi ifite isuku, imijyi isa neza hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Niyo mpamvu uyu mujyi ntabwo ujya wihanganira uburyo bwo aribwo bwose umuntu uje afite umwanda cyangwa se umuntu utubahiriza amategeko agenga isuku muri uyu mujyi wa Kigali. Akenshi muri uyu mujyi wa Kigali uzasanga babuza abantu kwihagarika umuhanda cyangwa se kugenda batagaguza imyanda iyo ariyo yose, abantu bagenda barira mu nzira, abantu bambara imyenda isa nabi ndetse n'ibindi, bitewe n'uko uyu mujyi usurwa na ba mukerarugendo benshi, abanyamahanga benshi ugenda usanga muri uyu mujyi. Uyu mujyi rero uba ugomba kuba ufite isuku kugira ngo buri muntu wese, yaba umunyamahanga ugeze muri uyu mujyi, abeho neza. Irinde kugira uwo wizera. Dore impamvu ugomba kwirinda kugira uwo wizera. Abantu benshi muri uyu mujyi wa Kigali baba basa neza, baba bambaye neza, baba bagaragara neza. Rero wowe wagira umuntu wizera cyangwa se gutandukanya igisambo n'umuntu muzima biragoye. Ahangaha rero uzirinde ba bantu baza bakwegera bashaka kugira inama runaka, bashaka kukubaza ibintu byinshi runaka. Abangaba abenshi uzasanga ari abasikama. Wirinda kugira umuntu wo wizera, wirinda kugira umuntu wizera utazi cyangwa se wa muntu uza kwegera kubwira ibintu runaka. Abo ngabo ujye birinda cyane. Umujyi wa Kigali ni umujyi urimo imihanda myiza cyane, isa neza, inyuranyuranamo mu buryo butandukanye. Ahangaha rero iyo utitonze burya imodoka aba ari nyinshi, ntumenye amategeko y'umuhanda, bishobora kuba bibi cyane kuri wowe. Bigusaba rero kugira ngo usobanukirwe amategeko y'umuhanda kugira ngo umenye uburyo ushobora kuba wagenda ndetse unatembere muri iyi mihanda ya Kigali. Uzasanga abantu benshi bagenda bambuka uduce tuzi nka zebra crossing. Ahangaha rero iyo utazi gukoresha feruje ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bifasha abantu kwambuka, ahangaha bizakugora cyane. Iga utangire unasobanukirwe amategeko y'umuhanda, bizagufasha kumenyera imihanda ya Kigali ndetse no kuyibamo neza. Ahangaha bizakugora cyane kuba muri uyu mujyi kubera ko ari na leta ubwayo ntabwo izakorohera. Imyambaro itaguhesheje agaciro muri uyu mujyi wa Kigali akenshi ifatwa nk'icyaha kandi irahanirwa. Jya wirinda rero kwambara imyambaro itaguhesheje agaciro, ya myambaro ikwambika ubusa cyangwa se ya myambaro itaguhesha agaciro. Irinde gutembera ahantu henshi cyangwa se ahantu hose, ahantu henshi cyane utazi neza, utaramenya, utaranasobanukirwa neza. Nibyo uyu mujyi wa Kigali ni umwe mu mijyi ifite umutekano, imijyi itekanye, irinzwe neza, bitewe n'uko ahantu hariho hose wajya ufite umutekano kandi wizewe. Ariko jya wirinda gutembera ahantu henshi utazi neza, kubera ko akenshi nujya gutembera muri izi nce udafite umuntu uhamenyereye muri kumwe.